umugore wifata akajya mu kabari akanywa icupa rya mbere akanywa irya kabiri akanywa irya gatatu atari kumwe n'umugabo we, umugore byanga bikunda kumutereta biba byoroshye ko ngira mu bubari bugiye gutandukana. Ese hari uwo wateretse biremera umwe se akaraka ubwo n'ubundi abasanzwe none se ntiturongora abagore bafite abagabo. oya twongeye kubasuhuza nshuti mudukurikiye kuri Mag TV show. Nk'uko bisanzwe mu biganiro byacu bya buri gihe, uyu munsi tugiye kuganira n'umuvandimwe Yakamwana. Bimeze bite? Bameze neza cyane, urebye muri iyi minsi mbayeho neza rwose. Ibintu bimeze neza? Bimeze neza cyane, ndi kurya ifi, inkoko, nava kufi nkarya ku mureti sipesiyare, urabona ko uyu mureti urimo n'akaboga. Muri iyi minsi nta muntu usoje umwaka neza nkanjye. Ni ukuri? Muri iyi minsi ku bintu byerekeranye n'imirire ndi guporeza kabisa uko Imana ibishaka. Ubwo rero ndabona biguha icyizere ko n'umwaka utaha ariko bizakomeza. Bikomeza gutya rwose ndaza kubyibuha kuko ndi kurya neza kabisa. Buri cyane yose ndi kugeraho ndi gusanga bateguye ikintu cyerekeranye n'icyo kurya. Nibyo? Ariko rero nubwo usanga hari ikintu cyo kurya, ushobora kuba nta apeti ukunda kugira mu buzima busanzwe. Apeti ndayigira muri iyi minsi. Apeti buri ahantu nagira apeti keretse nk'iyo maze iminsi ndi kunywa agacupa, maze iminsi ndi gusinda ibiryo birananira pe. Ariko nk'ubu mba ndi muri repo ntari kunywa inzoga, cyakora ndagipuriza rwose ndarya kabisa. Ariko mu buzima busanzwe hari umuntu uba ukunda kwinywera, undi ugasanga wenda akunda kwirira. Wowe ikintu kijyanye no kunywa, nubwo waba utanywa inzoga ariko mu buzima busanzwe ukunda kwinywera? Kunywa ndanywa pe, ariko akenshi biterwa n'abantu na sosiyete tubamo. Urabona nkatwe turi abasitari, ugera hano umuntu agiye kubera ko banatuziho agacupa, umuntu akaba atakinywa kugura nk'agasipesiyare nk'ako atiyaka rwose bakomere cya mitsingi kinini. Nawe rero kwa kwihagararaho ngo uri umusitari kumuhakanira bikaba biranze ati ntibariza. Ariko se uravuze ngo uri umusitari, ubundi ni gute wisanze uri umusitari? Byahoze ari inzozi zawe kuva kera cyangwa ni ibintu byagiye biza buhoro buhoro? Ubundi byatangiye gute? Njye byariza ko njyewe ukuntu byizanye, tunakundaga gukora kuri telefone. Hari abapeti twabanaga mu nkambi, ubundi bakajya bamfata utuntu bakadupositinga. Kwa kundi bagenda badupositinga rero tukagenda tugaragara hanze ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo Dekate nawe akagenda dupositinga. Bamwe abantu banzamuye Dekate nawe arimo, kwari utuntu yagendaga positinga akuye ahantu hanze ko abapeti twabanaga bagiye bamfata ku matelefone. Nanabashimira cyane, harimo abapeti bitwa ba Desire, abitwa Banzobe, ari bafite akabari bakajya bamfata utuntu tw'utuvidewo. Dekate nawe akadupositinga. Ubwo Manibu aza kutubona Excelage. Excelage niwe muntu wa mbere wanunze kamera. Ugutunze kamera? Nsanze mu nkambi. Ni ukuvuga ngo Dekate we yajyaga positinga gusa ariko nta kuvuga ngo uje wenda mu kiganiro cye? Oya, Dekate kubera ko aba hanze aba mu Bwongereza, we yarapositingaga. Noneho abantu bagiye batubona, Manibu niwe watubonye bwa mbere ahita aza kunshaka, nshutinga video ya mbere, aragaruka hano i Kigali ahita ncomeka Asiya. Asiya wahoze akina filime se? Asiya wakinaga muri Seburikoko. Niwe rero wahise ankura mu nkambi ahita nzana i Kigali, mba umusitari gutya. Ese iyo nkambi yari iyihe? Yewe nta nzozi nari mbifitiye, ni ibintu byiza. Iyo nkambi wari urimo ni iyihe? Ngo ni inkambi y'Abakongomani, bahitaga inkambi ya Gihembe, yabaga mu karere ka Gicumbi ahantu bita Kagira. Ubwo wagiyemo uvuye muri Kongo? Mvuye muri Kongo. Ariko se ubundi buriya ni ukuvuga ngo iyo nkambi niyo navuga wamenyekaniyemo, umaze kumenyekana uravuga uti iyi nkambi sinayigumamo reka nzi Kigali? Urana n'ubu iyo nkambi ntayigihari. Wenda avuga icyo gihe kugira ngo uyivemo wavuze uti maze kuba umusitari reka nyivemo negere umujyi.
ubuzima bwo mu nkambi nawe urabuzi, ubuzima bw'ubuhunzi. Nabonye mvuye aho ngaho mbageze kwa Siya, Asiya ngira kwa Siya banangije muri filime bita Gatarina, niyo yari filime ye. Mpita nkwama i Kigali gutya nkagenda nsubira mu nkambi ngiye gusura abavandimwe, nkeye nsa neza, urumva ntabwo waba ugeze i Kigali ngo wumve uko wasubira he. Ubuzima bwo mu nkambi urabizi wabugoye, nta mpunzi ibaho neza buriya, ikintu cyose iyo cyaje nk'ikintu bita ngo uri impunzi, ubuzima bari hatari. ubuzima bw'ubuhunzi bwo ni danje, ntabwo biba byoroshye. aho wenda ntabwo twasubira inyuma cyane, wenda ngo tubisubiremo cyane, ariko wenda icyo nibaza umaze kugera muri iyi kariyeri, hari ikintu ibyo ari byo byose cyahindutse ku buzima bwawe ugereranyije n'uko byari bimeze mbere? Kinini cyane, kinini cyane. nahise mu nkambi kuzarya ka sipesiyare nk'aka uri impunzi, uretse impungure n'ibishyimbo wavuga kuye. none usibye ibyo kunywa ni kaboga karya bake bishoboye. aho ubuzima bw'ubuhunzi nawe urabuzi ntiwarya ku gasipesiyare. ariko urumva nageze i Kigali, ndabanza mbana na mabuja Siya, ndatangira ndya ku kanyama rya gakoko, naranywaga urwagwa rwa turuwasa, ntangira kunywa mitsingi, noneho ndagenda, urumva ubu musirimu ngira ihahamuka ry'inzoga. naregeye nsanga noneho kwa Siya niyo zibera, ndazinywa koko kugeza na n'uyu munsi. urumva rero ntabwo wabona Imana igukwiye ku rwagwa igushyize kuri mitsingi wumve ko wasubira ku bakagwa ukabonye ahantu ntabwo wagasoma. akagwa nagasoma njyana nagakumbura ko katurize cyangwa ikigage. buriya ari ibyuma twari dutunzwe n'umusururu. umusururu harya niwe bitaga ubushera? oya, hari ubushera n'umusururu. ni ukuvuga ikigage kiba gisembuye, kiba gihiye, ariko ubushera ni ubw'abarokore. ni ubw'abarokore. ubwo niyo fanta y'iki gihe. fanta y'iki gihe. ahubwo bivuze ko ikigage ndanagikumbura. n'abavandimwe banjye bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bajya baza bakatubwira ati dukumbuye ikigage. yego ndakumva. ntabwo rero wakwibagirwa aho wavuye. turimo agafanta, ariko ntabwo nagera muri karitiye ngo simwe ku kigage cyangwa ku bushera. Shana turakomeza tuganira uryoherwa, ariko uwo mureti wo muri Great Apartment urumva ukuntu umeze? uyu mureti kabisa, so bwa mbere uri mureti uryoshye. Great Apartment kabisa nibo ba mbere bagira umureti uryoshye urimo n'akaboga. ariko arahandi hantu nari umureti hari umukobwa w'ungure bita Linda. kubera ko wahariye umureti uguriwe n'umukobwa, se ugiye kurutisha wa hano? Ujya ntabwo urutuba umureti nawo ni original, iyi nguyu special kabisa. mu myaka amaze mu mujyi wa Kigali niho hantu njya nkumura kuri mureti. ariko nabwiye ko umureti utandukanye na special. iyi ni special, ntabwo ari umureti. yego, ni ukuvuga ngo umureti aba ari umureti w'amagi gusa, nta kindi kintu kirimo. iyo havanyemo kandi kantu rero nk'aka kaboga kari n'agafiriti, iba yabaye special. hari abantu benshi batazi kubitandukanya. hari abantu benshi rwose mutazi gutandukanya, baba babona kubera ko harimo amagi bakumva ko ubwo ngubwo ari umureti. ubundi umureti aba ari uw'amagi gusa, special haba harimo akandi kantu nk'agasaradini, akaboga cyangwa agaforomaje. mva raka icyo nzi neza cyo ni uko ufite urugendo rurerure rw'ubuzima kugira ngo wikangure mu mujyi wa Kigali. hari urugendo rurerure wanyuzemo. ubuzima rwose bwarahindutse. kuko nandi kuvuga ngenda ndashimira Imana rwose, yankuye kuri rwagwa ikangiza kuri mitsingi. twari uzi ko nabonaga umuntu uri kunywa mitsingi nkamubaza, ariko se Mana buriya koko nanjye hari igihe nzagera koko nigura icupa rya mitsingi. none kubona umuntu uri kurya burusheti ngakanura amaso, bari babona imbwa iri kureba umuntu uri kurya inyama ariko n'amagamiro. ariko nanjye Imana yaranzamuye mu ntera, mfite ubushobozi bwo kwigurira akazingaro burusheti, nanjye nkagenda nkakarya igihe ngakenereye. ariko abantu benshi rero ntabwo bazi neza ukuntu ufite akazi, kandi yewe mbona uri mu bantu ahubwo bashobora kuba bahembwa neza muri uyu mujyi,
kubera ukuntu mba ndeba uri wanted ahantu hose ku macano he hose. Ahubwo mu minsi mike yenda turaza kujya tukubona ku mateleviziyo na televiziyo y'u Rwanda igabura twanakubona. Oya televiziyo nta n'ikintu batanga rero nta n'igiceri baguha. Oya se njye nanyuze kuri televiziyo nyinshi hano za BTN TV1. abo bantu ubwo ngo wagiye kwa Kenisi uvayo nta kintu ubonye? Habe n'igiceri umwe mu bakire tuzi twemera keretse ari waguhamagaye wenda akakugura akantu kubushake, ariko ari we wamusabye nuza wamusabye serivisi ko ndari ikintu ushaka kuvugaho cyangwa hari ikintu ushaka kwamamaza. ni ukuvuga wagiye wese wowe wasabye serivisi cyangwa wabaga bagushaka? Hari ukuntu uba ushaka kumenyekana. Urabona ziriya televiziyo zirarebwa ko wagiye kumenya rero ngo wubake izina ushaka nko kumenyekana ari nk'umuntu ushaka kubaka izina, ahubwo wowe bamwishyura. ni ukuvuga ngo byanze bikunze kugira ngo tukumenye ube umusitari byagusabye imbaraga z'umurengera. Njye nanyuze kuri televiziyo nyinshi cyane, nshimira n'umuvandimwe wagiye anyuze kuri televiziyo zigiye zitandukanye yapfuye ejo bundi. Umuntu bita Vidi Frank yari afite cano bita Rwanda Parazi. Imana ikomeze imuhibuko ridashira rwose. Nawe niba byajyaga bishoboka abantu beza bakora ibikorwa byiza ntibapfe. Yanyuze kuri televiziyo zigiye zitandukanye kabisa. Vidi Frank nubwo yagiye natwe niyo nzira tuzamusanga. Komeza wihangane ntabwo biba byoroshye muri urugendo rw'ubuzima kubura inshuti yawe ishobora kugusapotinga mu gihe runaka uyikeneye. Akenshi abantu nk'aba tuba twumva ko baduhora iruhande. Aho se mu bintu bimaze igihe urumva uyu mwaka abantu benshi baba bibaza bati ariko se uyu mwaka 2024 uzarangira, abandi bati iminsi 366 yariyongereye yabaye nka 500 kubera ibintu byinshi byagiye bicamo mu bantu bagiye bavugwa cyane. Nagiye numva nawe uvugwa hagati yawe na Yago ubundi ubwo ko hari abantu benshi bagiranye nawe ibibazo kandi wenda yagiye afasha abanyuma bikarangira wenda batamwituye neza. Muri abo bantu ko nawe nakumvisemo. Yewe Yago yari umuntu w'inshuti pe, yari inshuti yanjye nubwo wenda kenshi twahuzwaga n'akazi kuko aka ni akazi, showbiz ni akazi, twahuzwaga n'akazi ariko ikindi yari n'inshuti yanjye mufita nk'umuvandimwe. Gusa twaje kugirana akabazo kari aho ngaho k'amafuti gatuma dutandukana. Mabuja si yashaka no kutwunga biranga, akabazo k'amafuti kari aho ngaho. Akabazo se wenda naguciye mu ijambo, aho kabazo abantu benshi nagiye mbona bamusaba imbabazi. Niba ari wowe ntandaro yo kugira ngo mutumvikane, ubundi wowe nk'umuntu w'umugabo kuki utamusaba imbabazi mugakomeza ubuzima? Ku rutonde rw'abantu abona yuko bagifitanye ikibazo uyu munsi ukaba utakirimo nawe. Yewe rero Yago nta mbabazi namusaba, ahubwo niwe wazinze. Oya se yewe Yago yari amemukiye icyo kantu yaje no kwa Asiya atarajya muri Amerika. Avugana na Asiya nabaga kwa Asiya iwe mu Asiya arambwira ati Yaka Yago agiye kuza kunkoresha ikiganiro, nubona ikiganiro kigeze hagati ufata ururabo uruhereze Yago umusabe imbabazi. Ururabo nk'ikimenyetso cy'uko uciye bugufi kandi ukimukunda. Umusabe imbabazi araguha amafaranga nawe ndaguha amafaranga. Arambwira ariko bikore niba uri kubyiyumvamo, niba utari kubyiyumvamo ubyumva. Ngiye rero kubera impamvu zanjye n'ukuntu Yago ngewe impamvu zawe bwite se cyangwa impamvu zavuye nanjye kandi dukorana nanjye arega nubwo yamfashaga ariko nanjye hari byinshi nanjye namwinjiriza. Nose ibiganiro twakoranaga byaracuruzaga. Urumva rero twese twarakenerana, ntabwo rongera ngombwa kumusaba imbabazi kandi ari we wamwiki. Ni ukuvuga ngo wowe iyo wisuzumye neza usanga nta kintu wamuhemukiyemo cyatuma umusaba imbabazi. Usanga nta kintu wamuhemukiyemo. Ntabwo Yagowe ni wa muntu urakara ubusa nk'umwana udashobora kwihangana, niyo mpamvu usanga afitanye bifu n'abantu bose.
oya uko biri kose buriya nawe igihe kizagera wenda abone yuko wenda nta bintu byahatari mwiyunge nk'abantu b'abagabo ntabwo baba mugomba gushwana igihe cyose. nta kibazo mfitanye na Yago rwose. muhuye n'agacupa ka fanta cyangwa amazi wabimugurira cyangwa akakugurira nta kibazo mwaganira. Yago nta kibazo dufitanye gusa we nuko yishyira hejuru, akishyira hejuru akumva yuko mbese twebwe turi hasi ye. wowe nande se ntabwo ari muri rusange ariko wenda ngiye ku giti cyanjye ntabwo rero Yago yanyitwazaho kubera ko anuta, kubera ko hari icyo ndusha kugira ngo ngenge muramupfukamiye buri munsi ngo nasabye Yago imbabazi ntabwo byakunda. Okay, uyu munsi bishobora kuba bitakunda ariko wenda mu gihe runaka kizagera. Ngewe Yago duhuye tugaciringa tukaganira, kangura nawe gacupa kanjye uduceri arimo andimo ntiyatubuze n'uduceri 30,000 katuma neza n'umutima mwiza. Ngiye Yago nta kibazo dufitanye kubera nuko nta n'ibi bintu bikomeye twapfuye. 30,000 urumva ari ibintu birenze. Okay, ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima. iyo umuntu mukorana n'umuvandimwe hari igihe kigera wenda ntimwumvikane, ariko mu kinyarwanda baca umugani ngo icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Mage TV Mage TV Rwanda wayumvise none se channel rwose igabura umureti special. kuza kuri Mage TV Rwanda uba witeguye kurya inkoko ukitegura kurya umureti, ntago uko waje ari gusubira ujye utariye ahubwo kugira ngo noneho usubireyo ibintu bimeze neza kurusha. ubwo bwa mbere nagera kuri Mage TV Rwanda ntabwo vraiment ndabashimiye cyane kandi n'abakunzi ba Mage TV Rwanda banufashe mu kuri subscribe mutarayikora ikintu cyo nicyo gihe. none se uyu mwaka ugiye kurangira kandi hari ibintu byinshi ndimo kumva hano hanze bijyanye n'ibitaramo n'ibiki. uzajya gufana The Ben ku itariki ya mbere y'ukwa mbere? The Ben cyangwa wikundira Bruce Melody? abantu benshi bavuga ngo Bruce Melody abandi The Ben, wowe wikundirana cyangwa kuba ukunda umuntu ushobora no kuba wagenda ukanamushyigikira niyo waba utanamukunda? bose mbapfuta kimwe, bose ni abahanzi nyarwanda bafata kimwe. ni ukuvuga ngo imbere yawe bameze nk'impanga se? nta gakuru nta gato bariya se? simubwire bose rwose njye kuri njyewe nta urenze undi, nta n'uri hejuru y'undi, bose mbafata kimwe njyewe. uko biri kose ariko uzagerageza uze kumushyigikira, uzikanga uri muri ubundi wari wajyaho muri arena BK Arena. Sindajyaho na rimwe. uzagiye ku itariki ahubwo uzi ko no mu bintu twigeze gushwanira na Yago bwa mbere si yaragiye kunjyana muri arena. Yago agiye kunjyana i Gisenyi. icyo gihe twari tugiye gushyingura umuvandimwe nawe wagiye twakoranaga kwa Yago bamwitaga Big Boss. yari yapfuye. Yago ashaka ko tujyana kumushyingura, Asiya nawe ashaka kunjyana muri arena. icyo gihe ngiye kureba ndi Kofero nabise ko ndi umukongomani nshaka kujya kureba Kofero. Asiya arambwira ati rero yakabura ajya gushyingura. ntabwo uri umukongomani ariko uri umunyarwanda wabaye muri Kongo. amukongorizi ni umutoto wa Masisi. nibyo nawe akaguru ubonera inisasu bandasiye muri Kongo. nibyo ko numva ibyo bintu ntari mbizira. siyo mpamvu mba mu nkambi no kugeza uyu munsi. wawe mu nkambi kandi waravuyeyo? naravuyeyo mbana i Kigali ariko mbarwa mu nkambi. Okay, ntabwo ibyo nari mbiza. Reka ntacyo twikomereze gahunda ya ku itariki ya mbere. ariko niba utarajya muri BK Arena njye ndashaka guhita icyo kazajyayo. Ntacika nage. Njye nzayigura. Ubundi Asiya niwe wari kunjyana ku tike. Najyayo da niko natise. Wowe itike kandi njye nyikwemereye. Itike rwose itike nibinyemereye rwose. Njye nkwemereye itike. Aya mayi nayasoma. amafaranga sinzaguye nzaguye tuzajya n'unyishyura amaye ntabwo naranyigiye njyewe nzaguha tike kubera ko nanjye
kiriya gitaramo ndumushaka kukijyamo The Ben rwose tumushyigikire abantu nk'abanyarwanda. mwe mwabantu muramwumva ko Mag TV Rwanda bazamita icyo kwinjira rimwe nibwo bwa mbere nzaba ninjiye muri arena Mag TV rwose mbaye mbashimiye ariko mutabivugira muzabishyire muri action muzabishyire mu bikorwa. Oya none se hari ubukundi uzi twajya Hari tugusezeranya umuvandimwe witwa Ntuza witwa Magashi byagenze bite? abantu bari kukumbaza rero apfana Magashi bayemereye urukweto rw'aka kaguru rumwe rurerure na n'ubu ntabwo araruguha. hari abantu bose bari bari kumbaza ati mu makomenti ati yaka urukweto Magashi yakwemereye yararuguha cyangwa niba utaramwibukije ushobora kuba utaramwibukije. oya ariko ndaza kumushaka mwibutse mu makomenti bari kubivuga ati se kuki bavuga ibintu ntibabishyire mu bikorwa. oya twebwe Mag TV rwose twebwe itike rwose turayiguhaye kwinjira rero nubwo mbaye nyizeye kandi nuva muri arena uzagaruke ubivuge neza ko wagiyeyo koko. uburyo nzabihamya rwose aha mwagize n'amafoto zaba ya ni byiza cyane kuvugana na Yaka rwose akakubwira ngo ntarajyaho muri arena n'ukuntu ari umusitari ntago byumvikana. ariko convention ho nageze wagezeyo ubu rero n'ahandi ugomba kujyayo kisha mabuja si convention ninjiye muri 2019 konze ko ufite inshuti nyinshi harimo ngo nawe njya numva wita indangamirwa muri abo bantu bose b'inshuti zawe wabuze umuntu pe gufata akaboko mukajyana wabuze indangamirwa kurumva hari indangamirwa yakugeza hari nako kubera iki se zingizi zacu zingizi za bibiri za bingahe z'icyatanu njye nta makuru rega yazo mba mfite niyo mpamvu ubwo numvaga ari abantu mushobora gupanga mukajyana ese kwari indangamirwa gusa ziri hano hanze nizo kurangamirwa nta kindi indangamirwa zo ku rundi rwego ntabwo zose zireshya usanga hari indangamirwa rwose yibana ufite imodoka afite igipangu ubu nawe yitwa indangamirwa se barahari da nazo izi indangamirwa zigiriye wenda nk'icyiciro zigarukiraho uvuga uti wenda guhera kuri bibiri nk'uko wari uvuze biratandukanye nawe bari indangamirwa twaba yicuruza ariko akorana na ba bandi bari ku rwego muri abo bose wowe ntawe murahura ufite ubwo bushobozi bwakujyana muri BK rwose ntabwo ari ku rwego rwanjye ndi kuyindire bose wisanze yaguhamagaye ati ndagushaka wisanze ndaniruka nubwo yaba arwaye se kuba afite amafaranga nk'umbonye nk'iki diaspora cy'igikecuru nubwo cyaba kirwaye se ukemera ugahara ubuzima bwawe nubwo nabaho neza igihe gitoya aho ngo mbeho nabi igihe kirekire oya ntabwo ibyo bintu mbyumva neza reka buriya icyizere cy'ubuzima nzapfa kubabimbiye ntabwo uzapfa vuba bari kubuze niba utarapfiriye mu nkambi ukaba utangiye kurira mu mahoteli ubwo ngubwo urumva ubuzima bwawe butameze neza bugenda buhinduka kandi buhinduka buba bwiza kubera njyewe ubuzima rero nanyuzemo nta n'ikintu kijya kinshimisha kuri iyi si niba munyambwira abantu mu gihe cyo nsigaje mu rupfu ubundi kurya umureti rwose nta kintu ngewe rwose byanindura ku mitekerereze yanjye kubera ubuzima oya reka nkubwire reka kubera ukuntu uyu mwaka rero ukuntu uyu mwaka wagiye ugufungurira amarembo menshi si wagiye ubibona ntihari ubuzima wagiye ubamo utigeze ubamo mu myaka yashize muri uyu mwaka icyo kintu rero ubona cyahindutse ubu ni ukuvuga ngo rero nta gusubira inyuma niba byarahindutse muri 2024 2025 hari icyizere kurushaho niyo mpamvu rero negirira icyizere ugomba kukigira uzi impamvu iyo utigiriye icyizere nta migabo n'imigambi ugira mu buzima kandi ndabizi neza ko ufite ubu wakubaza ngo umwaka utaha ni icyo uteganya kuzageraho ntabwo gifite umwaka utaha 2025 oya da singize amahirwe dosiye yanjye bakayubura dosiye bwoko ki
yo kujya muri Amerika. yo kujya muri Amerika. Urumva yuko Narageze. hari icyizere nubwo wenda uyu munsi bitarakunda. Wazize agacupa? Iyi special rero ndaza kuyikubita teka, ntabwo nayisiga muri iyi hoteli. Bari kubita teka. Oya, hano rwose barayigupfunyikira neza muri aluminium. Urayitwara rwose wigezeyo nta kibazo. Mfite muri iyi minsi turaza kugasanga. Uramuhamagara umubwire uti hari akantu bose kameze neza. Ibintu turebe uko twigenza. Ni byiza uri umuntu w'umugabo, niba wibuka na sheri wawe uri ku meza, buriya bavuga ko akenshi umuntu iyo ari ku meza yibagirwa, ariko umuntu uzibuka uri ku byo kurya burya aba ari inkoramutima yawe. Ngiye mbwira abantu buriya nyica n'umwebwe ndabashimira kuko mwebwe mumpereye inda, buri umuntu utagwereye nta n'ikindi yakumarira. Nta kintu yakumarira. Nubwo utegeye kunda byanga bikunze aragufata. Hari umuntu wagutegeye kunda akakubona? Nta muntu wagutegera kunda ngo oya se. Ariko twebwe ntabwo twagutegeye kunda, waje nyine kubera ko n'ubusanzwe uri inshuti yacu. Ntabwo mwanegeye kunda gusa, ariko twakwakiriye nk'umuntu waje mu rugo rwacu bisanzwe. Ko mwamwanga buri. Rero impamvu mvuze gutyo n'ubura ko inda ari ikindi kintu. Ntabwo ubona ngo za Ukraine, n'umuntu ashobora kukubaza ngo Ukraine ngo n'Uburusiya ngo barwanira iki? Ninda bitera se buriya bihugu uko byihagije buriya biracyarwanira inda. Ninda baba bashaka kurya, kugira ngo ni iki? Inda nimba intambara zose uzabona kuri iyi si akenshi bizaturuka ku none se kuvuga ni ugutaruka mu mikino n'imyidagaduro mu Rwanda. Ubundi ufana ihe kipe? Ufana Peri, ufana Reyo? Ufana Etenseri. Ufana Etenseri. Kuki udafana Reyo se cyangwa ufana Peri? Ikipe ko arizo ziyoboye. Bari video ejo bundi badukoresheje kuri Excelage, baradupanga ngewe bangira umufana wa Peri. Bakugira umufana kandi utari umufana? Nzovu, ariko banzovu n'undi muvandimwe bagira abafana bari. Natwe batugira abafana ba Peri. Ariko ngewe yaba Reyo yaba Aperi bose mbafata kimwe. Bafata kimwe. Ubu nkubwiye ngo nkwemereye itike muri izo kipe zombi zakiniye kuri stade zitandukanye, none se wose wajyayo cyangwa wahitamo imwe? Ndakora najya muri Aperi. Wajya muri Aperi? Aperi impamvu nyikunda, hari umukinnyi hari umubose wayo nibagiwe izina rye, igeze ku 50,000 atananze duhuriye mu muhanda arayaguha bituma 50,000 abantu baza kumbwira turiya umuyobozi muri Aperi atagura abakinnyi anagurisha abakinnyi ba Aperi kuko nibagiwe izina no mpamvu uwo muntu rwose yahise atuma nkunda Aperi. Byanze bikunze umuntu nk'uwo nguwo ukugiriye neza ayo mafaranga ndabyanze bikunze yaragufashije, nta kuntu wabura kumukunda. Umuntu ugwiye 50,000 hano mu Rwanda by'ubuntu ari amafaranga menshi, ari n'umudiaspora utayaguhereza. Rega buriye kugira amafaranga no kuyatanga ni ibintu bitandukanye. Atanga umutima. Nubwo bavuga ngo ushobora kugira umutima mwiza ariko nta kintu ufite, ariko ushobora no kuba ugifite kandi ntugire icyo utanga. Rero umuntu nagufasha ntuzavuga ngo buriya ngo yari afite bya mirenge. Kwemeza n'umutima kabisa utanga. Ko hari n'umuntu uba ufite ugasanga umuntu rwose afite bya mirenge, abantu biri iwacu mu cyaro ugasanga umuntu afite ibintu ariko akaba atatinywa kwigura agaspecial nk'aka ngo akabona gahenze. Mwese umuntu wiyima urumva wowe yaguha nta kintu yakwihera. None mu bakinnyi bakina filime mu Rwanda n'indi muntu wakitinga neza ukumva ushobora gufata umwanya nk'isaha yose ukamureba rwose fatiraho urugero umuntu bita Papa Sava niwe cyitegererezo cyane. Mabuja wanjye Asiya uriya Asiya niwe tumwe menya Papa Sava twajyaga tumwerekeza agiye gushutinga bagashutinga turi aho ngaho. Ukuvuga ngo Papa Sava niwe muntu wenyine waguhamagara ngo ujye muri filime ye n'indi mishinga yose? Niwe muntu kuri ngewe w'icyitegererezo. Undi wese yamamagara biterwa n'agashara
undi wese yabamugara ari burumeme nkagenda akankoresha ibyo ashaka ariko umuntu w'igitegererezo mfatira mu bakinnyi ba sinema nyarwanda ni Papa Sava. Papa Sava kari uwa kera mu bantu se bakizamuka. Uwa kabiri ntibamenye ikintu mukundira yicisha bugufi kandi kofi ngo naho ubundi ngewe rwose kuri ngewe Imana nijya kuba umugore izandebere rwose umugore muzima duhuje ko ngewe ubwanjye nubwo ntaratungaho umugore ariko nabanye n'abantu babafite batunze abagore ariko nanone hari umugore ubona baratandukanye na abagore b'amasasu byari umugabo twari duturanye umugore yageze kumukubita wumva cyangwa nibyo byaguteye ubwoba bituma udashaka umugore umugore amukubita umugabo aturumbuka mu nzu hari nka saa moya z'ijoro yambaye agakabutura gusa hejuru nta kintu yambaye abaturanyi nibo bamucumbikiye ibyo bintu uzi ko ushobora umugore ungana akagore gato kananutse ubona katakubita n'umuntu ariko ahubwo ushobora kuba nawe ubana na depression y'urugo utabizi depression y'urugo gusa njyewe icyabuze ni kashi mfite kashi rwose no mu bintu nko mu bintu nk'umugore wumva wifuza mu buzima bwawe ni nk'ibihe bintu bine nibura by'ingenzi ubona yaba yujuje kugira ngo muhitemo umugore njyewe numva nifuza umugore cyane utanywa inzoga kuko umugore unywa inzoga nanjye nywa inzoga ntabwo byazavamo umugore utanywa inzoga umugore utanywa inzoga kenshi abagerageza ariko umugore unywa inzoga ikindi umugore unywa inzoga uko byagenda kose aba anasamba abenshi ariko njye ntabwo mbyemera gutyo ntabwo ari bose ariko abenshi umugore wifata akajya mu kabari akanywa icupa rya mbere akanywa irya kabiri akanywa irya gatatu atari kumwe n'umugabo umugore byanga bikunda kumutereta biba byoroshye ko ngera mu bari bugiye gutandukana ese hari uwo wateretse biremera umwe se ubwo n'ubundi abasanzwe bakunda ntiturongora abagore bafite abagabo yareka ibyo bintu ntibibaho ndabihakanye rogi se n'izihari umugabo wa ntari kwamuhamagara yewe none nakubwire ko ngewe ubu ngubu n'indangamirwa nsigaye ndungu ni abagore bafite abagabo ibyo bintu have bitantera ubwoba nk'abantu na depression yabyo byihorera wenda turiganirira bishobora kuba atari byo iyo ni ingingo ya kabiri gusa ngewe urabarumbwiye ngo umugore ngo nashaka bameze ute icyambere yaba atanywa inzoga umutima w'umuntu icyo ni icyambere wenda kiba kigaragara nawe kureba ku mutima w'umuntu wo ntiwahari aho ushobora kuba ukunda igikara ukunda inzobe ukunda umugufi ukunda uwirabura ibyo ngibyo nabigiraga mbere ariko ubu ngubu si byo nyigendera kugendera kuri taye kugendera ku nzobe cyangwa yararangije kwiga cyangwa se atarize ibintu nk'ibyo nyine abantu benshi bagira ibintu bitandukanye bashingiraho ngewe wenda ari umukozi ushoboye nko mu bizinesi hano wa wundi wo kwicara gusa buriya hari abagore baba barize arakubwira ati nta kintu ashobora gukora akaba ari wa wundi wo kwibera mu rugo gusa kuri byo mu rugo gusa akaba atajya ku muhanda rwose wicare ku muhanda akora akabizinesi runaka mu bagore barari kandi ari mwiza pe ngewe rero uwo nguwo wanjye yaba atandukanye n'uwo nguwo uzi gukora kabisa shaka uko biri kose buri igihe kizagera uhure n'uwo wifuza umwaka utaha waduhaye icyizere ko byanze bikunze ugomba kuzarangira ari ikintu wibwiye n'inshuti zawe nk'abantu bagukunda umugabo w'ejo bundi bari banashakanye vuba arambwira ati ngewe ngomba kuba mu rugo nta kintu nkora ukibwira ngo njye mbona ukuntu nkwitaho mu buriri kugira ngo yite ku mugabo cyamuzanye ni mu buriri gusa ariko si ibyo gusa no kurera abana kwita ibyo batakora se n'akandi takora n'akandi ka bizinesi ku muhanda
we mbese ngushaka kuba mu rugo ubona ukuntu azajya yita ku mugabo we mu ubwo rero yaka abantu rwose reka twitege yuko umwaka utaha byanze bikunze uzaduhereza poroje y'urugo tukazagushyigikira. Ntabwo bizagera mu kwa gatanu umugore wanjye azaba atwite kwa gatanu, bizageze mu kwa gatanu atwite. naba naramuteye perinariti rwose. mbese uzakora ubukwe umugore atwite cyane rwose, cyangwa icyo gihe uzamubwira? ntabwo ari ngombwa ubukwe, yewe ntabwo ari ngombwa ubukwe gusa, uzabereka umugore nawe nkazamubereka atwite cyangwa yaranabyaye kubereka akabyina. Okay, reka tubitege amaso kandi nubitwereka nyine hari ubukwe twagushyigikira, ariko ubwo niba uhitamo kutabukora n'umugore wawe mukabyumvikana ubwo bizaba ari amahitamo. Nibitanashoboka tuzakora ibishoboka. Urakoze cyane rero yaka, wakoze uyu munsi kudusura kuri Mag TV show, wakoze cyane bakunzi ba Mag TV show. Rero asante sana, ikiganiro nakagaruka n'ejo cyangwa ejo bundi tuko bamoje. Murakoze cyane.